Haleluya bene data nshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Evangeliste Ndayishimiye Isayi ubasuhuza, umuvugabutumwa ukunda kubagezaho ubutumwa bwa Yesu niyamamare hose. Ndabamenyesha yuko wifuza ubutumwa bwacu wajya usura YouTube channel, yitwa Yesu niyamamare hose, ugakoraho subscribe, ugakanda n'akazogera kugira ngo ujye uhora ubona ubutumwa bwacu tukibushyiraho. Ni ubutumwa bwiza, ni ubutumwa bubohora, ni ubutumwa bwururutsa imitima. Ushobora no kujya kuri page ya Facebook ukandika Yesu niyamamare hose, naho tubunyuzaho. Ushobora no kujya muri groupe n'ubundi ya Facebook ukandika Yesu niyamamare hose, naho tubucishaho. Dufite imbuga nyinshi nkoranyambaga ducishaho ubutumwa bwa Yesu niyamamare hose, aho uzajya ubusanga ikizabukubwira usanga umutwe wabwo handitseho Yesu niyamamare hose. Ujye ugerageza ubusangiza abandi kuko burafasha kandi burabohora. Tumaze kubona ubuhamya bw'abantu batandukanye. Nawe wifuza gutanga ubuhamya, waduha ubuhamya ukadusobanurira uko ubwumva n'igitekerezo. Ntabatindiye rero, ndagira ngo dusome amagambo meza cyane aboneka mu gitabo cy'imigani, ibice 23, umurongo wa 29 kugeza ku wa 35. Umutwe w'iki cyigisho cyangwa se w'iyi nkuru cyangwa se w'iri jambo ry'Imana nawuhaye ko twahurira ku kintu cyo kuvuga duti irinde ibyaha by'abanyabyaha. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Imigani ibice 23 umurongo ni uwa 29 kugeza ku wa 35. Haranditswe ngo, ninde ubonye ishyano, ninde utaka, ninde ufite intonganya, ninde wiganyira, ninde ufite inguma zitagira impamvu, ninde utukuza amaso, n'abarara inkera n'abagenda bavumba inturire. Ntukarebe vino uko itukura igihe ibirira mu gikombe ikamanuka neza. Amaherezo iryana nk'inzoka igatemana nk'impiri. Amaso yawe ukayahanga ku by'inzaduka, kandi umutima wawe ukavuga ibigoramye. N'ukuri ukazengerezwa nk'uryamye mu nyanja hagati, cyangwa nk'umuntu uryamye hejuru y'umuringoti wo mu nkuge. Ukavuga uti, bankubise nyamara ntacyo mbaye, bampondaguye kandi sinumvise. Ndakanguka ryari ngo nongere njye kuvumba? Amen. Bakundwa bene data, nawe mwene data, gendera kure y'ibyaha by'abanyabyaha. Nugendera kure y'ibyaha by'abanyabyaha, uzabaho unezerewe, kandi uzaba urimo urengera ubugingo bwawe, kandi uzaba urimo urengera n'ubugingo bw'umuryango wawe. Mu by'ukuri abantu cyangwa se umwana w'umuntu kumwumvisha ko inzoga izamugiraho ingaruka, ibisindisha bizamugiraho ingaruka, si inzoga gusa, amagambo ubwayo ashobora kugutera gusinda. Imibanire yawe n'abo muri kumwe ubwabyo bishobora kuguteza ingorane.
mwene data, banza urebe ikintu urimo, icyo uri gutekereza, icyo uri gukora, ibyo urya, ibyo unywa byose, inzira ugenderamo, ubwo busambanyi, ubwo bujura, reba ko ikintu uri gukora kiri mu bushake bw'Imana. Ndabinginga kugira ngo mubashe kugendera mu bushake bw'Imana. Nimugendera mu bushake bw'Imana, Imana izaba mu ruhande rwacu. Imana iba mu ruhande rw'abagendera mu bushake bwayo. Imana iba mu ruhande rw'abagendera kure y'icyaha icyo ari cyo cyose. Yesu aduhana umugisha kandi ndabakunda cyane, mbibutsa gukora subscribe ku muyoboro wa YouTube witwa Yesu Niyamamare Hose, ari naho mukura ubu butumwa, na niho mubukurikirana cyane. Mu magurupe naho mubusangamo ya WhatsApp, mu magurupe ya Facebook, yewe na Twitter na Instagram, aho hose no kuri page ya Facebook hose hagiye handitse izina rimwe ryitwa ngo Yesu Niyamamare Hose. Ndabakunda cyane kandi Yesu nawe arabakunda cyane, nanjye arankunda, nawe aragukunda, twese aradukunda. Yesu aduhane umugisha. Shalom, shalom.